surukoma uvuze amadolari angahe 50 wowe uvuze 50 yanjye ni bibiri wowe witegereze iyandikireho hano iyandikireho umubare kirahijana wangu niyo menshi azi kwandika umuntu icyo yavuze ni cyasaba icyo umuntu yavuze ni cyasaba naranyemeje yasabye ni cyasaba ukomasere bamafaranga ubwo nawe nzakorera kuntu ikoma riri buba amafaranga abaturage bari kureba ariko ngenda hari nawe muri baretse dokumentation byacu reke Kanyombya akore ikiganiro Kanyombya ubu buhaho hano buhaho urw'amadolari ruri urw'urukomo buretse Kanyombya itonde ko imitwe wigira ikibazo naje nje akasima kazu gato arakajugunya Kanyombya ndamwizeye nanjye ni umutwika aya ni amadolari amadolari angahe 50 ya noti ya ikibabi cy'insina uretse se wagiye iyo ni ikoma kuna kutugira ibiwewe nago nakwemera nge ndi kureba amaso yanjye arakanuye Kanyombya yacanye ku maso uri kwitegereza iyi ni imitwe vuga ati nje no mugisha vuga ati nje no mugisha umugisha wanjye vuga ati amafaranga nasabye ni amafaranga nasabye vuga ati nje no mugisha ariko natira bibiri vuga ati nje no mugisha koraho fataho gutya buretse komeza ufate gutya bibiri byanyu ngiye buretse ari umugaturika se buretse habanje ikiri hejuru n'iki ni idolari buretse wowe icya mbere wasabye iki wasabye idolari nini wasabye amadolari 50 wabonye mbo za note za sengisa akira za bibiri wanditse buretse iza bibiri urazifata iza bibiri iz'igihumbi wasizemo uri kwitegereza neza Kanyombya arimo indi kofe Kanyombya dore nta kindi kintu Kanyombya je nawe amafaranga nanjye se jana kuri banki jana kuri banki ndayafashe ngaya ndayafashe ni mazima dore ngiki ni mazima oya nabyadanje abarimo amafaranga none se rwarukoma rugiye hehe rwarukoma rugiye hehe Eric tubarize Kanyombya twagiye kubanza tuganire wabanje umugisha ni wahubwo bavuze iki kuri kundeba jewe ni ibintu mandi gukora gutya ni ibintu ndi gukora gutya jewe nta miti ni impano y'Imana wajanye amasezerano none se simbikoze ureba mano ngenda shaka amadolari simbikoze ureba ayanjye ara simbikoze ureba Kanyombya ukeneye ikindi gice se bakwemeza ibi cyangwa wemeye icyo ushaka cyose wakibona oya mureke muri kudusakuza reka mweremere umunyamakuru avuga utegeke nta muntu wemereye kuvuga hano Kanyombya bamushungereye nibo bantu batumye fuye ibitangaza aya makarite se ko bayazanye ngore ibindi se niyaturuga ngore ibindi nabikore ngore ibindi bakora ikindi bo ngore ibindi ndashaka kugira ngo babirebe n'abaturage babe bo reka ngore ibindi ninde ufite amabuye shakira amabuye azana amabuye abantu bari kuyatuma n'amabuye cyazana amabuye n'umuntu bari kuyazanye se ntuyafite zana amabuye uyantere tutabomora oya wareka nkwereke ngiye kumira amabuye ngiye kumira amabuye umbaze ngiye kumira amabuye aguhinguke mu nda ngiye kumira amabuye fata ya mabuye zana n'amabuye angaye yarambi cyane 2 3 ane ngewe ndi umuhakanye yarambi cyane amabuye yakire hano yarambi cyane nangaye n'amabuye angaye 1 2 3 4 uri kwitegereza ngiye kuyamira yose aguhinguke mu maboko cyangwa akuvemo
oya amaboko mu maboko mboreba samabuyane singaya uri kuyitegereza nayabonye turayangiye kuyamira kanyo uri kuyabona ifate rizane wowe buretse kwereke ane reba hano witegereza uri kureba ajya mu nda ya kanyonga uzajya nakatari ajya mu nda ya kanyonga urarya amabuye buretse se ayangiye kuyamira fata hano ayangiye kuyamira asanga ari hari buretse neza buretse nkwereke buretse humura reka bakuremo wowe njya ibi ngibi ni impano oya ngenda ne shaka ufate neza dore hano amabuye yarahaciye dore fata hano witegereje ngayo bese arakunize buretse we nkwereke niba kunize ni wowe bawitonze gira ubwoba urarya amabuye hari umuntu urya amabuye dore reba hano rekeraho nukuri oya wowe umwana ugira ikibazo umva si nukuri umva singaya se ngwino wongera urebe tuwagendera ntiwagiye ugenda singaya wowe ufashe nabi utuma amabuye anjya reba na hano ejo bundi babifashe nabi amabuye arandya ariko siri ikindi kibazo njyewe umva ntabwo mba nje hano kanyo kutagiye kugira ubwoba uteye ubwoba ararya amabuye wowe njyewe nakubwiye ati nonaha ubure wongere ugaruke ibigufa by'inka ntawabirya urabura kanyo bakuburisha ndabyemeye urabyemeye urajya nkwereke ibindi nakoze nasanga nkwereke ibindi wowe uje kumpinga naje hano kureba uzi ko waba umeze nka kariya kajwi kaba karindagirira iyo kari kakaweri we hirwa nsohora ibintu ngo dore uriya senza amaheru kari he uretse nzakwereka icyo nzamukora okay kurikizaho ikindi urikizeho kanyo ikindi byamaze kwemera kanyo nakuzanye ngo wemere iki ndacyemeye urikizeho ikindi kubura nibyo nshaka urikizeho ikindi bura ngo umva niba ufite amakarita ngaya reka nawe ngaha dushaka tuyihore ya makarita ari hehe muzane andi makarita ipaki yuzuye nta muntu uyafite hano ko nabatekera butiki iri hano karita zirabuze ibindi bya bindi bise majiro majiro oya aho byava hani bari kubikorera imbere bizane aho byava hose ntabwo bitureba nzanurukamo ngo izindi ari karita dorari ziri nzanurukamo ngo ari ntabwo dorari ufite mani mureke gusa mwegere inyuma ahubwo kazi nk'umunyamakuru gahunda ye baje kuganira nangwa nitwe twaje komeza akanyombya kamunyomoza amakati ikarita isiba biniri hari ikarita ibishinzwe guhanagura bino byose iyo hasi yakora iki bitore ariko hari ikarita ikura hibi hari ikarita ikura niyi niyi muzizane wezana hano zana niyo hano ariko aba ngaba ni abawe uwo ari we wese wazizana nawe ugenda uzizane si ikarita se nduri kuzireba ahangaha uri kuzireba se ubone ko ari ikarita ufite amagambo menshi twabimufashije ngagira icyo ntabwo murwanyije gareka tubireke Iyo envelope umva twabimufashije. umukuru wa kamera tubireke nimba oya ahangaha ahubwo abantu nibegereye jewe ndi kuburana namwe samahani wowe uravuga ngo zana yawe zani wowe wazanye ibyawe ngamubwire mbyigure zana izo karita ngurira kanyo oya wowe banza uzane ikarita nzirebe urabona ko iyo ari wayine n'iyi ni wayine siko meze izi karita uri kuzitegereza hari ibindi uri kureba kanyo uri kuzibona izi karita turi kuzireba nazibonye ni wayinesha yego wowe itegereze neza uzihanagura yego iyi karita ikura hibi ibi ngibi uri kubyitegereza kanyo uri kubibona tubiriho rwose ntabwo ureba uri kunshora we je niba mufite ibibazo byanyu kuraho kamera oya kanyombya ari kubireba njye yari ari kumbaza niba ndi kureba wowe ko nashobora kuraho kamera cyangwa mbyihore wowe komeza shyiraho hasi ikarita zose ntuzizi kanyombya kanyombya wabibonye wowe nareke mbanze mukorere ibyo mukorera byitegereze nabo kanyombya wowe wabibonye si ikarita ntiwazibonye ziri si ngizi se uri kuzireba se zirimo ziragaragara si ngizi ariko twazibonye biri kugaragara
ngiye gushyira yikureho fatiye wowe ngiye ubuze ibyo nkoresha byanjye witonde si ugusiba ibintu ukeneye uri kubibona warebye oya humura reba byose ntibivuyeho ngwino nongere mbisubizeho subiraho ngwino wicaye indi byakenera urwaguruka zana indi karita zana hano buretse se buhaho vuga ati nibigaruke birasaba imbaraga banza usubirane yo kubisiba birasaba imbaraga kanyombya nibigaruke wabibonye witegereje ko bigarutse witegereje hari ahandi hantu mvuye rero hari ikindi kintu ukindi uri umutangamuhamya mwiza nujya wemera ariko uremeye ugize ubwoba umva nkubwire umva mu bakobwa bari hano mwese umva se mu bakobwa muri hano mwese nuri uzamutse umva sita nawe ngwino tukubwire humura uriya yaje uraza wese ngi ntaribi nuko ndamufata ngwino hano bera umva wowe ngwino hano zana ikiganza cyawe uretse imikosho uyikura kuki nta kintu na kimwe uzigera upfa ugezeho ufite imyaka n'imikosho kandi mbibona ubibwiwe se niki iyo nkoze ku muntu mbitamenya ikimuriho cyose uza ahantu mvuka imyaka ubayinkweho kera wowe wije mu bintu byinshi wiburana uretse mbikwereke rero muri iki kiganza iyo ngukozeho mbitamyumva wowe reba no kuri iki kuri kimwe ariko njyewe nabibonye umva madamu nawe cyangwa umva muko nawe ngwino hano wowe reka nze ngene nkwereke ibintu imyaka nanjye wewe ngwino nta kibazo nanjye umbwire guma nta kibazo ntongere kwirukanka ndaguma wititira ni muzima igira hano hino ariko kucaga kuri igisenya arayakora ukumva nukamuntu by'akabari ungana gutyo uri umumama uri umukobwa zana winyiki umukobwa ushaka kwiruka se ukora mu kabari ukora mu kabari ujye witonda ibibazo ubona ufite ibibazo byinshi uyu mukobwa ndabimubwiye arambinze ariko umwihorere wabyumvishe dore nta n'umugabo ufite mu mezi 5 ari imbere uzaba ufite umugabo wabyumvishe amen ko hari ibindi bintu ndi kukubonaho hari ibindi bintu wagiyemo ntubeshye zana kandi kaboko ako nanjye wandebeye kuri kamwe reka manze nkore mu murenge sinjya mvugana n'abagore cyangwa abakobwa ngo ngire icyo mbashaka nagufasha mu bundi buryo reka nkore ku mutima none hari ikintu ufite wambabara akantu ufite ukakazana nje nkigukoraho muko singuzi nanjye ntaguzi ariko nyumva icyo nkubwiye ntukajya mu bintu byinshi ngo wishinga abapfumu ngo wishinga barango ngo babuvuzi gakondo zana ibintu ufite ye mukobwa ntago abapfumu wagiyemo wowe by'abapfumu byihoreye indi umuntu wambwiye ngo baranzinze kugira ntazashaka umuntu ahubwo ko bakuze wowe zana wowe kutavuga nyine n'umuntu wambwiye ngo baranzinze kugira ntazashaka nyine amereye umutima uzakora umuti nyabaci imiti ntago ibaho nta muvuzi gakondo watanga umuti uri kubyumva nura na salon nta kintu atanga sanga ngo afite iki uramenye wagiye kwa salon wagiye kuri uturuka ku nkombo kuri abavuzi gakondo bateye ni benshi ahubwo leta izadufashe tuzi ko banabaciye zana icyo kintu baguhaye kazane muko urashaka kumva kanira ngwihorere wigendere uzahure n'ibibazo wazanye nkagukiza ibyo urimo urabizana kanyondi kubeshya ngiye mukozeho arimo neza ubwo ndebera muri iki kiganza kanze ngurebere nawe wabizanye oya ndi zana nkwereke
zana nkwereke tarakwerekanye umva umukobwa wabizanye wagiye wumva none sibwo ko nabimenye zana hano ikiganza cyawe reba ikibakiguhaye gute wowe ninde wakaguhaye ni umuganga gakondo umuvuzi humura wigira ubwoba yakubwira ngo arakwica nta gupfa nta buvuzi ureje ahubwo ntabwo gipfuye je nitwa impano y'Imana uranzi ni Theobald wowe ugenda ubwira uwo mupfumu ati ntabwo bikibaho barakanyatse wowe ugenda wiyegurira Imana ujya usenga Imana ibintu by'abapfumu bivemo nyaboneka abapfumu bamaze guhemukira abantu benshi abavuzi gakondo ejo bundi imuhango umuntu yarampamagaye bagiye kumuvurira umuntu arapfa uri umukobwa kubyumva ibintu by'abatekamutwe by'abavuzi gakondo ubireke wabyumvishe wowe ujya gusenga Imana wabyumvishe wowe uzampamagare ndaza kuguha nimero zanjye reka mbe ngasize hano wowe igendere kabarebere bera wowe ndi kubona ugira umupingayi yaba utari umupingayi nemeye kubera ko ibyo ubwiye uriya njyewe ububasha bwose mfite abo bubasha mfite bwo gusaba umuntu ikintu cyangwa kumunyaga ikintu cyangwa kuvanga umutekero umutwe hoya nta n'icyo mwatsi wabyumvishe nawe wa munyamakuru ujya ureba stress wonzanamo ungeza karakazi uretse mve kuri kamera nkwakira ndebera muri iki ngiki ibintu byose nabikubonyemo wowe buretse ugenda ushaka ikesi ya mitsingi yizanditseho gusa nabona ya Knowless mitsingi iraheye oya ntabwo ujya mwa Knowless Theobald turazisangira mitsingi igihe hirya tuganire no mukobwa nigire wabivanye we impano yahe ni impano mbibona gutya nageze ku isi mfite umunsi ni umunyamakuru yewe nari nabipinze kubera ko ngiye ndabibonye niboneye kuri kwawe ushize amabuye yamize narifite akaboko amabuye yarane umize umva boss nje ndi gutinda rwose ngadukoreye ikintu nyine amasaha ndabizi ko yakufakira ariko dukoreye ikintu nibi ngibi mba ndi gukora nta nyungu cyangwa mfite abo nshimisha ababibona bakishimisha wabyumvishe nibi ngibi nta kesi irimo none se niba bazagufunga abana b'imaka ujya ukora ibintu yabyukuri barakufunga hari wakubise hari watutse akweretse ukuri kwawe njyewe ni ibintu nakwereka wamfunga nakoze okay unamfunze nashaka kundenganura uyu ufunze si ufunga abayobozi mu Rwanda rwacu barahari kandi Theobald nge narize ntabwo ndinjije nubwo nize n'amashuri yanjye nayo niyangeje hamwe none icyo gituma ngewe nshobora kuba nitwa Kanyonga nge ndaje kukunyomora ndabyiboneye ndavivuye ku mabuye uvivuye ku mazira amakarita ndavyivuye amakarita ntanaguritse ureba kabisa kabiri kandi ndavivuye rimwe kabiri ibyo ndavivuye ushaka kukugisha impaka azaze umwereke amafaranga si ubyiyandikiye amafaranga si uguhindura iyi ni impano ni impano ni impano rwanditseho bibiri ni impano mbonye bine ni impano bine na ni impano gatandatu asigaye urupapuro hano ni impano amaye bibiri ni impano rwose nayo abantu baragiye kuba bararwa n'amafaranga y'amapirate narambuka ni impano rwose nta kindi uri kujya gutongana cika oje nta kindi kanyo mubwira ko ikindi kintu ushobora gukora buretse nkwereke kuri kanyombye oya se buretse simuhindura kanyombye buretse reba munsi yawe biri kuzamuka reba munsi ya kanyombye ari kunya amafaranga buretse ari kunya amafaranga kanyombye uri munsi yawe buretse dore kanyombye si mazima itegereze si mazima none se sari ikindi kintu so wari wicaye reba buretse wowe nje ntuyambe hose nje nakira amafaranga wowe ngaya kanyombya ngaye si mazima n'undi wose urashaka n'abandi bose oya nimureke Joshua n'abandi leta wano wowe yose Joshua nje usigaye we yarebe neza kanyanga ntagakora baraduha nje usigaye natwe duhe oya namwe ndaje mbaye ndicara hano nanjye
jewe ikintu cya mbere nemera ni amaraso. Unywa amaraso se? Nkumvishe. Oya. Kumvishe. Nayo kwagusha. Nayihene. Kanyombya we. Nayinkoko. Nayinkoko. Kanyombya kunywa amaraso. Nayinkoko. Nayinkoko akira ngumwe. Yanywaho kanyombya. Akira ngumwe. ntabwo ashaka kumubwira Akira ngumwe. wapi Kanyombya ni amafaranga. Kanyombya impaho. waje mu kiganiro barakubwira ko ufite imikoshi ukazana barakubwira ko ufite imikoshi ni ikarita Mukure uramwa. Ngwino gisa. Gisa ngwino hano. Kanyombya. nawe yataye Bo chef waretse nkagenda kumvita akazi. Kamwe konyene nuraduha. Imana yonyine Korera amafaranga. Wambabarira nkakuvugisha ko ngiye nageze ku Gisenyi nsanga umaze gukora ibitangaza. Nari nagiye gucuruza Rubavu. Ndaje mbafashe ndaje. Mano y'Imana. Wambabarira tukavugana Toba ariko naguhize igihe kinini. Madam nta mwanya mfite mbabarira n'uyu munyamakuru. Mbabarira nanjye unkorera igitangaza. Ikibanza cyanjye kiri mu ngwate mano y'Imana ndakwinginze mbabarira umfashe. Mbabarira umfashe mano y'Imana. Nzagufasha buretse mvuge n'umunyamakuru. Buretse mvuge n'umunyamakuru nzagufasha. turacyakomeza ikiganiro Nzagufasha nimva hano ndaguha nimero yanjye. Kanyombya. Mano y'Imana ariko ntugende nakubonye. N'Imana arakora. Ndaguha nimero yanjye wumva imbere mu Rwanda. Ariko nyuma Ndetse gatoya ndakumva. ubwo wifite ibyawe nawe ushaka kujya kuvuga nawe Nawe urabishakira amafaranga. abonye amafaranga ku kumutima Jewe ntago ndi kugufasha. nyabune naye Ni imbaraga. Ntugire ubwoba Kanyombya. Ni imbaraga Kanyombya. Jewe n'umuntu gutya mukoraho nkamenya icyo atekereza. ubu afite imikoshi njye ntayo ngira rwose nta imikoshi mfite uriyo ufite imikoshi afite ibyago Kanyombya wemeye dusoze ikiganiro. ntabwo twasuza ndashaka kubaza Theobald ufite umugore Jewe nageze ku isi mfite imyaka 2. yakubwiye ufite imyaka wabuze mu ndanyo ko ufite imyaka 2 Jewe nageze ku isi mfite imyaka 2. Mama na data nimba banahari ntabo nzi. Nabo banyeretse ntabo nigeze mpura nabo. izina rye twitwe Tiyambaza Imana ariko ndabona ibintu ntashaka kubikora nta n'umukristo wabikora nta n'umupasiteri wabikora nta n'umupadiri wabikora na Theobald atarapfa kugendera yakoraga ibitangaza agasengera umuntu ariko ibintu byawe ngewe ndashaka kugira ngo usigire nimero ndende kuko ngende umuhakanyi wujuje ibyangombwa Nimero yanjye ntago nahita nyiguha kano kanya. We ntugire ikibazo cya nimero. Si impamvu ndaba nshaka gutanga nimero. Ubona ko abantu benshi bagenda babesikoroka kubera amanimero. Ejo hatazagira umuntu uvuga ngo namwesikorotse. Ejo hatazagira uvuga anyifuzemo ibitari byo. Nge nta n'umuntu wanyifuzaho ikintu. none se ubu ngubu ufite imyaka ingahe Jewe mfite imyaka ingahe? Mfite imyaka 32. 32 ibi bintu Maze ku isi mbamaze 30 n'indi bintu nari maze. Ngeze ku isi nageze ku isi mfite imyaka 2. ugera ku isi nawe uvuye mu nda y'abantu bavamo Yanjye nibonye ngenda bisanzwe gutya n'umwana. izina rya Yesu soka satani ibintu byo kugenda ntabwo na Yesu uragendera hejuru y'amazi ibyo bintu turabyemera ko ari Yesu ariko n'undi wabihimbye nta muntu wigeze agendera hejuru y'amazi kereka ifi hari yidumbuza Ibyo byose ngiye ndabikora utampinze kuko n'imbaraga zindi muri nge. ndashaka kuzakugendera ugendere hejuru y'ake kivu Wowe nejo nushaka kubipanga ngiye ngende hejuru y'amazi tugende ku mazi ngende intambwe 10 Kujyana no ufashe n'akaboko nawe wongera ugaruke. ndashaka ko na Theobald iby'ukuri afite iby'ukuri cya mbere nabive y'amakarita na yabive bivuye amabuye ijana ku ijana rero ntabwo ari kutugira injiji ko narebaga n'amaso yanjye rinete singize narebaga nkurikiye dore ka kandi kasibye y'amakarita None dore amakarita yanditswe nk'amandi makarita none nabyibone nabyifuza Wowe na hana amabuye nuko wafashe nabi. Reka nkwereke wowe ufate neza. Ufate neza. Ufate neza. ariko se ujye usenga urasenga urasenga Jewe ninjye muntu wa mbere ukunda gusenga. usengera he Sengera iwanjye mu nzu. ntabwo Iyo ushaka Imana kuyisenga aho wayisengera hose Imana irakubona. Aba pasiteri bari kwirirwa bakora amanyanga se. ntabwo ushobora Abuzi ujya mu kiliziya. Mu bagatulika ndasenga, mu bapentekote ndasenga, muri ADPR no mu barungi hose. no mu barungi Hose. izina rya Yesu Hose. karabaye Arega insengero zose ziri ku isi n'iz'Imana. Insengero zose ziri ku isi n'iz'Imana. Nuko abantu bamara kubona insengero bakazigira imipango yabo. Wabyumvishe? Ariko insengero zose babateka mutwe. Abagatulika ni Imana basenga. Abadive ni Imana basenga. Abapentekote ni Imana basenga. Abarokore ni Imana bose batahiriza umugozi umwe. Ariko imyemerere si imwe. Iyo umaze kubona amafaranga ntiwibuka ko Imana ibikibaho. Aho butangira ukabigira business.
none se hari ikindi nshaka kubaza ndareba uri inzobe nanjye ndi inzobe nuko navutse njyewe ndi inzobe rimwe wisiga mukorogo rimwe nemerewe kuba urukara ngemera kuba umutuku ngemera kuba inzobe nemerewe kwihindura ibintu bitatu cyangwa bine gutya hari igihe uzambona n'abayo n'icyatsi kibisi nangwa byose njyewe nta na kimwe ariko nta n'umwe mpemukira abayisilamu murabe mwumva rero n'abagatolika murabe mwumva ibi bintu nabibonye hari ukuri kumwe maze kubona nabivuye amakarita navuye amabuye ane y'amasarabwayi n'amafaranga wayanteye amaze kuyereka yaniye ngo ntabwo nikaniriye ibyo ntabwo nari nabivuze ntabwo nari amafaranga si wavuga ntarebe munsi ye wowe tugiye kugenda ushobora kwikanira ziriya noti nshyashya tugiye gukuraho ameza hano uyu nguyu yikanira amafaranga ze zirazara umubye urabyemera uriteguye oya humura amafaranga ni mazima ni impano nigeze neza kura ibyo bintu ni impano kura ibyo bintu ni muri kureba ntabwo ndi bubikore bino bintu byose ni Kanyombya ubikoraho njye ntabwo mbikora Kanyombya akafite ubwoba Kanyombya humura Kanyombya wanteye dore ndi kuyabona yewe ngimaka Kanyombya agenda ahantu umbaze nanjye ngiye kora kajya kurunya kabisa ugenda ahantu kuri telefone bakuru y'imiri uretse gato Kanyombya urashaka kwiruka guma hamwe uko nshobora kwigira ngiye kugoreza kano gapapuro uragatwara ukageza iwawe ukarambike mu gikapu urasanga kuzuye amafaranga wabyumvise ugenda ugura ikibanza nduhubaka inzu urasanga inzu yagezemo uri kubyumva ntugapfe gupima yewe baza ngo ugiye kubona Yesu Kristo mutabare mfite akazi kenshi ndagiye utabona ni amafaranga se urabona tutatinze yakora ako kantu kandi ndagiye mfite izindi nyungu njyewe nubaha Imana niko nakubwiye agapapuro gusenga ajyanye kajya ako ngako reka nze ndaza kugwana imbere ubwira ibyo uri bikora rero niba aka gapapuro kamaye nkayabura wumva uze Kanyombya kari agacupa buriya ntiwasomaho yewe ndi afande ndagwigiye urasomaho somaho agapfundo ntabwo nanywa ibiraso waraye akira bana tu ntabwo ushobora kuba baraso sesema nayanjye yarananiye kuyagutumira ntujye urya inkoko se amaraso y'inkoko ndi warya urukwavu ni amaraso nayitetse ngayibya se ni amaraso ngindi igikoko Kanyombya ntugire ikibazo amafaranga bigeze ameza amafaranga nayo niyo nkeneye jewe Kanyombya reka dusoze ikiganiro ibyo maze kubaza birahagije agapapuro kanyinga hano abantu bavuga yuko ari ubwesoro ntabwo bishoboka ndabyemereye njyewe ndi umuhinyuzi ndabihinyura na pasiteri ushaka kumbeshya ndamuhinyura na padiri ushaka gusoma misa agasoma atubeshya namuhinyura Kanyombya nyera ku gapapuro nka kijya ngo agapapuro kanjye bamaye wasabye akawe akira iki ngiki ndabibonye mano Imana ni danje yoba ndakubwiye bitari kuzana ibintu byo guhinyura imbere ya kamera ureba ko iki ni ikiganiro dushaka kugira ngo kwemere bamenye ko ibi bintu ubikora n'ibindi uvuga byose bakaba babyemera kuriya mukobwa uramubwiye ngo afite imikoshi ku izina rya Yesu ubwiye ko mfite imikoshi sinzi aho najya kuyihanagura naho kuyoga nahita ngukurikira ukagenda ukanyuza imikoshi yanjye nawe ubundi uriya we ngo azashaka umugabo avuze ko nta mugabo agira n'iby'ukuri none se ninjye wamushakiye ninjye wamubyaye simuzi nibwo bwa mbere namubonye nawe wenyine yavuze ngo nibwo bwa mbere nkoze mu ntoki ibyo yavuze ngo nta mugabo nabonye nta mugabo ngo ntawe ngo agiye kumara amezi 3 ngo barabona umugabo niba arangaye akaba atangiye kubyina umugabo ni iki ugumye gutyo nta kibazo wose utagumye gutyo Toba uno mukobwa uramubona hiki uwo mukobwa aricyo namubonyeho ahubwo ndavugana nawe mvuye muri ibi ndimo ndaje mvugane nawe wishanuka bimeze ikiganiro turagifite hano wishanuka ikomeza gushyira yarashyana uvuga ngo rero icyo ushaka kureba Toba tujya tuganira icyo maze kubona kuri Toba hari ikintu mushaka guhakana ibyo muzahakana azakora muzahitera ikindi yakoze usibye ibyo nabonye ntabwo mpakanye Kanyombya reka dusoze ikiganiro cyacu mano Imana karame ubutaha ni byari dore ikaramu yanjye
ninde umuntu nyirwa waduhaye ikaramu nayijyanye tuzakora ryari ibi bintu ntabwo jewe ibintu mba ndi gukora ni ibintu biba bintunguye urumva ibi byose igihe cyari cyo cyose ntabwo umuntu yagushaka ngo ubimukorere okay nta kibazo none se mu buvuzi njyewe ntabwo mvura ahubwo njyewe ndamenya icyo urwaye indwara ngategeka Imana niyo ikora byose ikagufasha bikakuvamo ntabwo naguha umuti abavuzi gakondo bamamaye mu Rwanda kandi barabaciye ndabizi neza ko babaciye ejo bundi umuntu yarampamagaye bagiye kumuvurira umuntu ngo yapfuye wowe muntu wowe ufite ubwenge buzima ujya mu bavuzi gakondo kubera iki wagiye kwa muganga fata umuntu wawe nafatwa umujyane kwa muganga n'indwara umuvuzi gakondo n'ubundi ugiye kwikikira umuntu hakiri kare nta cyiza cy'abavuzi gakondo reba uriya mukobwa ibintu bamuhaye nyabuneka mugarura ubwenge hafi kandi wowe ufite amafaranga menshi ubona nimero ku mbuga nkoranyambaga ngo zaguhamagaye ngo nyohereze amafaranga kuko nta bwenge ugira umuntu arakubwira ngo nyohereze amafaranga ukayohereza rero nkubwite banda turacyakomeza ko nanjye ndi umunyamakuru usibye ko umwana yaje muri social media nyuma yanjye